watugeneye ibivuye mu ijuru. Hari icyo imitima yacu ishaka. Ijambo ryawe rivuga ngo kwizera kuzanwa no kumva Mwami Imana. Tugiye kwicara ngo twumve Mwami Imana. Uha imitima yacu kumva Mwami. Uha imitima yacu kumva Mwami. Uha ubwenge bwacu guhishurirwa Mwami. Uheduwe twebwe Mwami Imana. Kumva ibindi bishya bivuye mu ijuru. Umugaragu wawe Mwami Imana ugiye kuduha izo ahagaze hano n'umwana muto yacyakwiye no gufashwa nawe Mwuka we. Iwe ahagaze ahama utubwira ibyo wateguye. Ijambo ryawe ravuga ngo ni ukuri ngo rifite imbaraga ubwabo yo kwemeza umwana w'umuntu, yo ngo rifite ngo rimeze nk'ubugi Mwami Imana. Ijambo agiye kutubwira ryavuye mu mutima wawe ribihumure mu bugingo bwacu, kudusubiza mu intege, bijya kudukomeza, bibereka amazi meza, bibere Mwami Imana kizi ibiryo bidusubiza mu mbaraga muri Mwami Imana, mu izina ryawe Yesu Kristo. Haba ari umukozi wawe, haba ari twebwe, haba ari imigisha tuzi, haba ari imigisha tureba, haba ari imigisha dukorana, haba ari we Mwami Imana, ahubwo imbaraga zawe muri we zibasha kumukoresha. Natwe abicaye uhoraho ibyo watugeneye bivuye mu ijuru Mana. Duteze amatwi turatuje Mwami Imana. Mbere yawe ni amahoro masa, mbere yawe ni ubwiza, mbere yawe ni uguhishurirwa muri wowe Mwami Imana n'amahoro. Reka bicaye twese Mana uduhe imbaraga yo kumva ijambo ryawe. Ndagushimiye kukiranuka kandi wera, mu izina ryawe Yesu Kristo dusenze, amen. Amashi twiyegereza ndabiyegereje mwese mu ijambo tugiye kwinjiramo, ijambo Imana yatugeneye kugira ngo turyumve kandi turushire mu bikorwa. Umuntu ndabana mbaza ikibazo, inde muntu uri hano udafite isezerano agire guke? Umuntu uri udafite isezerano, wanasifiwe. Imana ishimwe ko twese dufite amasezerano, kandi isezerano rya mbere dufite twese nuko umwami wacu Yesu azaza. Bwana asifiwe, akadutwara mu ijuru kubana n'Imana aho twateguriwe kuba, kuko muri isi wacu asana ko twese ko tuzi ko iryo ari isezerano ryacu. Ariko uyu munsi turavuga hejuru y'imibereho y'umwana w'umuntu personnellement ku giti. Uretse isezerano twese duhuriyeho rya rusange, buri muntu wese agiye agira irindi sezerano rye Imana imubwira. Turabizi cyane, hari ibyo Imana izigenda ivugana n'abagaragu bayo kandi ikabisohoza. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Itangiriro. Ndasaba cyane mwenda Nathaniel amfashe kuko abangutse gusoma Ikinyarwanda. Ndaza nsome wenda, hanyuma nawe ndaza kumubwira hari budusomere muri ubwo buryo. Dusome Itangiriro igice cya 39, turahera ku murongo wa 20. Itangiriro igice cya 39 ku murongo wa 20. Nizere ko mwese mwahabonye. Bibiliya iravuze ngo shebuja wa Yosefu aramujana amushira mu nzu y'imbohe bakingiranamo imbohe z'umwami.
aba muri iyo nzu y'imbohe, ariko Uwiteka aba kumwe na Yosefu, amugirira ineza, amuha kugirira umugisha ku murinzi w'iyo nzu y'imbohe. Amen. Iyi ni inkuru ndende cyane, ariko ikintu nashatse ko twiyumvamo cyane uyu munsi nuko ibibazo unyuramo, intambara uhura nazo mu buzima bwawe, tuvuge ngo amen. Ibigeragezo uhura nazo byose uko bingana, sitago nzi ibigeragezo byawe cyo kimwe nawe kuko utazi ibyanje. Kandi abantu benshi cyane bakunda guhisha, akumva ko ibibazo rimwo byiwe bitagomba gusohoka mu bije hanze, ariko nyamara hari igihe rimwe na rimwe biza byanga bigasohoka. Bwana asifiwe, bikagaragara. Ariko ndakubwira ko biba birimo bigutegurira ibyiza byawe by'ejo hazaza. Ni amasomo y'igihe gito uba urimo kunyuramo. Yosefu yaciye mu bintu bikomeye cyane. Iyi ni inkuru imwe mu nkuru nkunda muri Bibiliya. Ni umusore umwe nkunda gusoma inkuru yiwe hamwe na Daniyeli. Yagambaniwe na bene se bavukana inda imwe. Kubw'ikintu gusa gito yarababwiye, Imana ibaheza gusobanukirwa. Bwana asifiwe. Igihe kimwe na kimwe uzuvuga ibintu kuko Imana yaduhaye ubwenge, noneho bya bintu uvuze bigatuma tubisobanura ko umwuka w'Uwiteka watujemo, bigatuma tubisobanura kandi bikazaba ukuri, bikazaba impamo mu gihe cyabyo kigeze. Yavuze inzozi ariko uzumvishije nk'umwana w'umuntu, yazivuze muri logique, ariko barabyumva barabitahura cyane, baribaza si igihe kimwe wowe tuzafukama imbere yawe. Imana itubabarire. Inshuro nyinshi cyane nkunda kubwira abantu tuba turi kumwe hafi, nkababwira ngo njewe nkunda guha umuntu icubahiro cye n'agaciro kiwe, kuko sinzi icyo Imana, sinzi impamvu ariho muri ubu buzima. Singomba no gufata umunota n'umwe ndi kukuvugaho ibintu bibi cyangwa nkugambe, kandi niyo mbikoze bintinda akanya gato, kuko mpitangira umutima ukubita ku mutima ukavuga ngo ukoze ikosa ihari. Singomba gusuzugura umuntu uwo ari wese, kuko sinzi impamvu uriho, sinzi wakuremye, singufiteho n'ikintu na kimwe ushobora kuvugaho. Ubuzima bwawe n'ubuzima bwawe n'Imana yawe, iyo ni pafu yawe Imana yaguciriye, aho uzogera simpazi, kuko ifata umwanya wo kuvugaho inabi akakuvugaho ibibi. Kicara muri nkagambira nkavuga kubera ko mwene data Nataniyeli ejo n'ejo hazaza azaba umupasiteri mwiza, akaba umuvugabutumwa mwiza, ngatangira gushaka inzira zose mugwanya kugira ngo ibiza ntakabishikeho. Ariko nanone biza byanga, biza binyangira njewe wari kumugwanya, kumunesha, kuko icyo Imana yamuvuzeho sitire kigenda kigasohora. Imana itubabarire cyane abantu tuza twicara
tukavuga abandi, tukabagwanya mu nzira zose zishoboka kugira ngo dufashe kubyiza Imana yabageneye. Bizatubera byiza cyane tuzumvishije, noneho ukazohereza umuntu agaciro kiwe, ukareka kumutindaho kuko tumufiteho ububasha. Ntabwo ufite kubloka icyo Imana yamugeneye mu buzima. Kandi igitangaza gikomeye nuko aza kigeraho ugihari. Bwana sifiwe. Cya kintu aza kigeraho wowe wamugiriye nabi ugihari, uwamugiriye neza yarifiriye yarigendeye. Wowe wamugiriye nabi, cya kintu akakigeraho ugihari kandi ukabibona n'amaso yawe. Tukizanira imyanya yo gusigara twicuza impamvu tutakoze neza tugihari. Bwana sifiwe. Tukizanire ibibazo byo gutangira kwibaza nyuma. Umuntu yageze ku byiza bye ngo utangire tuvuge ngo kubera iki kiriya gihe n'iki ngiki cyitwaye gutya nuko. Tugomba gutekereza neza hakiri kare, aho kugira ngo dutekereze neza igihe cyararengana. Nuko batekereza inzira zose bashobora nko kumugirira nabi. Bamwe baravuga ngo tumugurishe, abandi baravuga ngo tumwice. Ibi bibazo bikomeye, baravuga aho kugira ngo twikure amaraso ya mwene data, reka dukore ukuntu kugira ngo bitaza kutumerera nabi. Ariko ibyo byose kwari kugira ngo ashike kucyo Imana yamuvuzeho gisohore. Bakora ibyo bakoze, ni naho nasomye nje birizi tubwira ngo akigera kwa Potifari yagize umugisha ngo icyo akozeho cyose ikabumugisha, mbese kandi ngo ndetse gihesha Potifari gutunga cyane. Ibintu bye byose bigira umugisha kubwo ukuboko kw'Imana kwari kuri kumwe na Yosefu. Bwana sifiwe. Biravuga ngo shebuja aramukunda cyane. Mwamwegurira ibye byose byo mu rugo, ariko wumve kugira umuntu gutyo, ariko nyuma yaho kaza gukurikizaho gusubira kumufata. Izi nibaza nimba byibuze yaratekereje ngo avuge ngo ibi bintu byose mbwiwe ni ukuri. Hari igihe kimwe na kimwe tuba dufata mu by'ukuri imyanzuro yo guhubuka. Imana tubabarira. Igihe kimwe na kimwe cyane abana b'abantu dufata imyanzuro yo guhubuka. Yumvishije inkuru ayigira impamo kuko hariho n'abahamya, ariko bahamya iby'ibinyoma badahamya ukuri. Arongera aramwifatira wenyine ku giti cye, amujana mu mbohe, mu nzu y'imbohe. Iyo nzu y'imbohe ngo umwe nimwe bahoheraga abagaragu bose bakoreraga Farawo. Ariko yaragikomeje gushika ku Imana yamugeneye. Iyo ngeze ahantu izisubira kandi nyuma mu itangiriro kareba uburyo Aburahamu zamugendeye. Aburahamu yahawe isezerano yuko azabyara umwana. Bwana sifiwe. Isezerano arariturana ararihorana, ariko igihe kimwe Sara abona ko bitinze bitagishobotse, aramwicaza aramubwira ati ariko bizaba byiza nyamara kuko igihe kiragiye njyewe singifite kubyara. Turebye uburyo twashaka akana nanone tukareka gusaza tudafite umwana.
nubwo nje nasaza ntamufite ariko wowe ugasaza ufite umwana. Imana tubabarire cyane. Ese nizihe nama tugendera inshuti zacu za bugufi? Nizihe nama tugendera abanyamuryango bacu? Ese inama tubagira ni nziza? Ibi bintu Sara na Aburahamu bakoze n'ubu nyine bifite ingaruka y'Isirayeli yose. N'ubu nyine bifite ingaruka kuri Isirayeli. Kandi igitangaje Imana ntiyamwimye umugisha. Ishimaya Imana ntabwo yamwimye umugisha amaze kuvuka. Ariko kugeza amagingo aya niwe giti mu jisho cya Isirayeli. Niwe muntu umwe bahanganye kuri iyi si. Ibibazo Isirayeli igira ni kubw'ingaruka z'icyo Aburahamu na Sara bakoze. Imana tubabarire. Ni byiza ko tugira inama inshuti zacu cyangwa se abanyamuryango bacu, inama nziza zubaka. Ariko Yosefu hano yari yihanganye, nyirabuja amaze kumubwira ngo turyamane dusambane, agerageza inzira zose zishoboka, ariko Yosefu aranga. Aramubwira ngo muzo nahawe zose kureba wowe nturimo. Bwana sifiwe. Imana idufashe kugira ngo iturinde natwe mu masezerano yacu dufite duhagarare nka Yosefu. Aramufata amujana muri iyo zimbo, ariko naho ahagirira nk'umugisha. Ibaze uje ufunzwe uri umunyagano, ariko washika mu zimbohe bakongera kandi bakagufata bakakugira kandi umukuru w'imbohe zose kandi uzisanzemo. Hano iyo uri umurambe mu kazi, nanjye nkaza ndi mushasha, ni gake bashobora kumva promotion, ni gake. Ariko wowe umurambe mu kazi barakuzamura, hajya uvuye wena nanjye akaba ariho mbona gusubira. Ariko sinjeho gusanze hajya uri ngo bakundutishe bamfate bakunshire hejuru ngo nongere ngo kuyobore, kandi wowe ugize imyaka 15 mu kazi tibishoboka. Ni gake ibyibonekeza. Ariko uyu nguyu yageze muri inzu y'imbohe ahita aba umukuru w'abandi bafunzwe bose. Wari uhagarariye gereza, ibyo yakoraga byose abiheza Yosefu abihagararira. Bwana sifiwe. Wowe Imana yakuvuzeho hari ibimenyetso ugenda ubona muri wowe. Ibi ni ibimenyetso bimwe bitugaragariza yuko hari icyo Imana yamuvuzeho, hari icyo agomba kugeraho, azogeraho. Yaranzwe kandi yangwa na bene se. Ahashitse bakabanza bakamukunda, ariko nyuma yago bakongera bakamubona nk'umwanzi. Ariko nyamara hari icyo Imana yaramuteguriye imbere. Bwana sifiwe. Wigira ubwoba mu ntambara umuhura nabyo, wicika intege, winyeganyega ngo use n'ucogoye mu rugenzo rimwoya. Imana ibyo gutegeye ni byinshi, ibyo igufitiye imbere ni byinshi kandi byiza. Imibabaro urimo unyura nko kuri uyu munsi wa none, hagarara ushikamye, wowe gutinya, wowe gucogora ngo usubire inyuma.
mutwari yaravuze ngo aya yote ni mapito, ni iby'igihe gito cyane. Ni amasomo uba uri kunyuramo kugira ngo agutegurire ejo hawe hazaza heza. Rero wowe kubitinya ubihe imbaraga, wowe kugira ubwawe bw'ibibazo urimo unyuramo, ahubwo icara utujije wenyine utekereze impamvu urimo unyura muri ibyo bintu. Igihe kimwe na kimwe tuzaduhura n'indwara, tugahura n'ibibazo bimwe n'ibindi, ukibaza ati ejo uzaca. Ariko ndakubwira mwene data ngo ejo hawe hazaza ntabwo hari mu biganza ha Satani, ahubwo hari mu biganza by'Imana. Satani agerageza inzira zose kugira ngo aduteze bwihebe mu buzima bwacu turimo, akatwereka ko mu rugenzo turimo ejo butazaca, ejo ntaho tuzagera. Iyo udatahuye izo ntambara nawe ukabiheza umwanya ukabishakira, bigatuma binashobora no gutuma utinda kugera ku cyo wari kuwoka agezeho vuba. Ariko ndakubwira ngo fata umwanya wongere witekerezeho mu bibazo byawe urimo kunyuramo, utekereze ubibwire ngo nubwo ndimo guhura n'ibi ngibi, nubwo ndimo guhura n'izi ntambara, ariko ndizera neza nambanye n'umutima wanjye wiko ejo hanje hazaba hadasanzwe. Kandi reka nkubwire ko muzo byose unyuramo kugira ngo ejo hawe hazabe heza, ntabwo Imana izo gusanga uri gukomerezwa hariya, oya, izagukura mu busa. Mu gihe uhabona ko bicitse, mu gihe uhabona ko birangiye, Imana ikuzamura ikugirire neza. Wanasifiwe. Wowe gucika intege. Akimara kugera hano yasanzemo abagaragu babiri bakoreraga umwami, ngo barangize barota inzozi, ngo arangize arabasobanurira. Umwe aramubwira ngo wowe uzacibwa igihanga, undi aramubwira ati nawe uzasubizwa mu nshingano zawe, ariko nugera hari uzanyibuke. Bwana sifiwe. Atari ko nugera hariya numara gusohoka uvuye aha nanjye uzanyibuke. Ariko abantu aho tubera babi cyane nuko uzigera mu byiza ntiwibuka ko ari abo mwabanye mu mibabaro. Iyo umaze gusingira ibyiza Imana yakugeneye tuzi wibuka ko ari abababaye. Tuzi wibuka ko ari abo wasize inyuma. Rimwe na rimwe banagufashije kugera kuri hajya ugeze, ariko tukibagirwa. Imana itubabarire cyane. Imana itubabarire kwibagirwa batugiriye neza. Amina. Imana itubabarire kwibagirwa batugiriye neza.
igihe kimwe umwami nawe arota inzozi. Birizi ivuga ngo ziyobora abanyabwenge, abantu bose bari bahamagawe n'abagaragu be n'abajabe bose zirabayobera. Habura umuntu n'umwe ushobora gusobanura izo nzozi. Ariko uyu muhereza wa vino w'umwami aribuka ibintu bimaze kugorana cyane. Wanasifiwe. Iyo ngeze aha ngaha binyibutsa igihe cya Daniyeli, nawe bari bibera iyo mu misozi. Noneho haba ikibazo yuko umwami yarose inzozi ariko akabura umuntu uzisobanura. Noneho umwami afata imyanzuro yo kuvuga ngo none se mu mazika abanyabwenge n'abapfumu n'abakonikoni munaniwe gusobanura zino nzandiko. Bituma umwami avuga ngo mugomba gupfa mwese mukava. Icyo gihe kandi bamwe muri abo ngabo bibuka ko hari uwundi muntu umwe w'umunyabwenge kandi ngo buhanitse cyane, w'umuheburayo kandi ngo uzi Imana. Ibyo ari byose baratekereza ko bibafasha gusobanura izo nzozi. Igihe bahamagawe bari bazi ko bagiye kugirirwa neza n'umwami. Ariko kubwo bumvaga ko bagiye kugirirwa neza, ntibatekereje kugira ngo iyo migisha bahamagare Daniyeli ni wenda n'inshuti ze bari kumwe basangire iyo migisha. Ibintu bigeze bamutekereza. Bamutekereje ahubwo ari uko babonye ko ibintu bikomeye bihindutse bibaye ukundi kuntu, bifashe iyindi ntera. Nuko rero uyu muhereza wa vino ngo amare gutekereza umwami Farawo ibi bintu, Farawo aramutumiza ngo nibamuzane. Baramuzana bamugeza imbere ya Farawo, maze umwami Farawo amubwira inzozi ze uburyo yazirosemwo uko zingana. Bwana asifiwe. Tugenda tunyura mu nzira nyinshi, tugenda dutera intambwe kugira ngo tugere aho Imana yadusezeranyije. Tugenda tunyura mu masomo atandukanye, duhura n'ibyiza. Tugishikana twigeze gukora seminari, baratubwira ngo iyo wageze hano ngo uzamuka ukagira amafaranga ukongera ugatibuka ukaja hasi ukongera ukazamuka. Ni nako ekonomi zigenda ya hano. Izizamuka igatibuka ikazamuka igatibuka. Igihe kimwe kagenda ku rwego rumwe ruri balance. Uko ni ubuzima bw'umwana w'umuntu bumeze. Ejo uzuhura n'ibibazo, ejo bundi bwacu ugahura n'ineza y'Imana, gutyo gutyo. Ariko mu by'ukuri utarashika kuri point final. Bwana asifiwe. Utarashika kuri point final. Utarashika ku Imana yakuvuzeho. Warangize Yosefu asobanura noneho umwami za nzozi ze zose. Reka Nataniyeli adusomere kugira ngo twumve uburyo umwami yamubwiye. Mwihangane kuko turi gusoza simbatindira. Iyi ari inkuru ndende nyitangiye nkayiheza, ariko reka dusomere hano igice cya 41
Itangiriro aratangira ku murongo wa 37 arangize ku murongo wa 43. Itangiriro 41 37 baravuga ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye gutwara urugo rwanje, kandi abantu banje bose bazumvira ico utegetse. Ku ntebe yanje y'ubwami yonyine nzagusumba. Farawo abwira Yosefu ati, dore nkweguriye igihugu ca Egiputa cyose. Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yosefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi, amugendeshereza mu igare rikurikira irye, bakaja bamurangana bati, nimumupfukamire. Nuko amwegurira igihugu ca Egiputa cyose. Amen. Bwana asifiwe. Farawo akimara gusobanurirwa inzozi, abona ko nta wundi munyabwenge n'umuntu n'umwe wogenga ekonomi y'igihugu cyose muri ico gihe. Bituma noneho ayongera kubyegurira Yosefu, abona ko nta wundi muntu ushobora kumanejinga ibyo bintu. Bituma yongera kubimwegurira, amuheza icyo cyizere. Bwana asifiwe. Iyo ufite icyo Imana yakuvuzeho, aho unyuze hose uzugenda wasiga trash, uzugenda wasiga akantu urwibutso. Ese aho uhawe ugenda unyura, kuza utegereje gusingira, hari ikimenyetso ugenda wasiga kugira ngo numara gushika hajya hawe, cyangwa se nunagenda uvuye muri isi tuzatuvuga ngo ibyo ari byo byose uriya rugenzi rwiwe rwari ko rumuganisha hari ahantu runaka. Reba ibyo uhawe ukora mu murimo urimo ukora muri kino gihe, Imana igutishije gukora, haba hanze hariya, haba muno mu itorero. Hari ibyo uri kugenda usiga byibuze bizabera isomo y'abazaza nyuma. Nimba tari kwitwara neza mu micurangire yanje, ndi gufata umwanya ngo mbitekerezeho, mvuge ngo abazaza inyuma yanje bazamfata, bangire akarorero keza, bangire umugani mwiza, bashobore kungira umwarimu wabo mwiza. Cyangwa se bazarejeta bavuge ngo uriya watubanjirije ntiyagenze neza. Yosefu ibyo ariko anyuramo byose, yagerageje kwitwara neza mu nzira ze zose, ntiyigeze agira umutima wo kugira bene se nabi, ntiyigeze agira umutima wo kugira muka Potifari nabi, ntiyigeze agira umutima wo kugira bajya abagabo baje kumuhamya ko n'ibyo yabikoze, ntiyigeze agira umutima mubi wo kwibwira inama mbi.
Bwana asifiwe. Imana iturinde mu masezerano yadusezeranye kugira ngo tubyitwaremo neza. Bizaba byiza tubyitwaremo neza twarangiza nk'uyu musore. Yabinyuzemo byose ariko ntibizamuteye gucogora kuko hari icyo Imana yari yaramuvuzeho yakagombye gushikaho. Dutahura inzira yacu, dutahura imikorere yacu, turebe ko iri kutuganisha heza hacu hazaza. Nimba bidakwiriye turacyafite umwanya wo gukosora bene data. Turacyafite umwanya wo gukosora. Kandi ni wo mwanya mwiza. Turacyafite umwanya mwiza wo gukosora kugira ngo dusubire mu nzira nziza zikwiriye. Tugere ku cyo Imana yadusezeranyije. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze. Amen. Amateraniro yacu uyu munsi, reka akabana dusengere aturangiriza amateraniro. Duhaguruke dusenge Imana. Uwiteka Imana ikomeye, turagushimiye, turaguhimbaje, turakuzamuye, tugushize hejuru. Dushimiye gukomera kwawe, imbaraga zawe nishugira kuri twebwe. Dushimye n'umunsi mwiza, dushimye ko wabanye natwe muri ano materaniro ya none. Tuja gutangiza amateraniro twakuraritse, turavuga ngo imbaraga zawe n'ubuntu bwawe n'ububasha bwawe bimanuke bibane natwe. Turashima ko wabanye natwe muri byose, mu ndirimbo twaririmbiye aha, mu masengesho, mu ijambo, mu mashimwe, ibyaciye aha byose tuzi kuko wari kumwe natwe. Data wera uri mu ijuru, ijambo ryawe twumvise isezerano, reka ribe hagati muri twebwe. Isezerano ryawe twahawe, reka urikomeze hagati muri twe. Buri wese wabashije kumvira ijambo rigira akamaro hagati muri we, kandi rimwiringize kuko iyi si turimo hariho umunsi umwe tuzayisiga tukazabana nawe mu bwami bwawe bw'ijuru. Wakoze Data kuko wabanye natwe, tweretse aho tugiye kuja, jana natwe aho tunyura hose, abamodokari tugendamo utuyobore, tubere umurinzi. Nuko bana natwe muri kino cyumweru cyose, uhereye none ukageza iteka ryose, turi kumwe nawe. Mu izina rya Yesu dusenze kandi twiringiye gukomeza kubana natwe kubwa Kristo umwami wacu mu ijuru. Amen.